twagirana inama na Zelensky ariko ntabwo byagenze neza nkuko namwe mwabibonye, kandi ikibazo cyabaye ni ukuntu ari umunyamujinya, umuntu rwose wari wifashe mu mayunguyungu ubona adashaka amahoro, kandi twebwe icyo dushaka ni amahoro. Ntabwo dukeneye umuntu tuzasinyana nawe amasezerano hanyuma tukamuha umutekano wacu kandi atiteguye kuwurinda ngo akomeze agire amahoro, ahubwo ashaka kudushora mu ntambara z'urudaca. Icyo narebye muri ibi bintu byose nicyo nitegereje kurushaho ni uko uyu mugabo ashaka kudushora mu makimbirane n'intambara ze, aragira ngo dusinyane amasezerano narangiza ashotora igihugu adashoboye, hanyuma ibyo ngibyo bizatume twisanga mu gihe cyo kuba twahatirwa kujya kumurinda. Twebwe rero icyo dukeneye ni amahoro, ntabwo ari intambara. Kandi icyo nabonye we nuko yiteguye kurwana byashaka bikazaba imyaka 10. Erega waraho ari mu mikino ntabwo aziriva n'irirenga, ariko icyo dushaka ni amahoro. Wicyo ashaka ni ugukomeza karwana, kandi twebwe ibyo ngibyo ntabwo ari byo dukeneye. Icyo dukeneye ni ugusinya amasezerano y'amahoro ku mpande zombi, abantu bakarekera gupfa. Wibaze ko abantu barenga 2,000 ku munsi w'ejo icyumweru cyari gishize bamaze gupfa. Ntabwo rero umuntu ashobora gutegereza yuko iyo ntambara ikomeza ikajya mbere muri ubwo buryo. Wibaze abantu bagera ku 2,000 bapfuye mu cyumweru kimwe, abana bato, abasirikare ndetse n'abandi bantu. Ibyo kandi bikaba birimo kuba ku mpande zombi, abanya-Ukraine ndetse n'abarusiya. Hari ushobora no kwibaza ati kubera iki se ubundi witayeho, kuki witaye ku barusiya, kuki witaye ku banya-Ukraine? Ariko ibyo ngomba kubikora, ngomba kubitaho. Ntabwo twebwe ibyo dushobora kubikora, ntabwo twasinyira umuntu ugamije kudushyira mu ntambara z'urudaca n'abandi bantu tutazi. Kandi icyo nzi cyo nuko nta bundi buryo asigaranye, nta yindi karita yo gukina afite usibye kugana inzira y'amahoro. Kubera rero ko ari mu gihe cy'intege nke, ikiza nuko yasinyana natwe aya masezerano, kuko nasinya nibura arababonye ingufu zamufasha kuguma guhangana n'ibindi bibazo ariko bitarimo intambara yikururiye. Ntabwo nshaka kujya mu bintu bidafite icyo bimaze, ndashaka guhagarara hagati nkakiza abarwana, nkabageza ku ngingo y'amahoro. Ariko mwari muzi yuko Putin we yiteguye ndetse avuga yuko ashaka ko intambara irangira. Ariteguye rwose, arashaka yuko dusoza aya makimbirane ndetse intambara ikarangira. Hanyuma kuri Zelensky we ngira ngo ibyo namwe mwabyiboneye, ibyo nabonye nibyo namwe mwabonye. Ni wa muntu ushaka yuko dusinyana amasezerano y'amahoro yarangiza agakomeza kurwana. Ntabwo dushobora gukora ibyo bintu. Amerika ntabwo ishobora gukora ibintu nk'ibyo. Mr. President, thank you for the time today, especially on this day, to continue to do this interview. Nyakubahwa Perezida, reka ngushimire ko waduhaye umwanya ukabuje muri iki kiganiro. Perezida Trump aravuga yuko wamusuzuguye ubwo wamusangaga iwe mu biro muri White House. Ibyo kandi ukaba babikoze no kuri Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yewe ukaba wanasuzuguye abanyamerika bose. Ikibazo, uratekereza yuko wabikoze? Ese uratekereza ko ushobora kuzasaba imbabazi Perezida Trump? Zelensky mu gusubiza ati murakoze cyane, murakoze kuba mwantumiye, nkaba naje muri iki kinyamakuru cyanyu. Reka mbonereho n'akanya ko gusuhuza abanyamerika, nsuhuze buri muntu wese. Ariko nanone reka mbabwire yuko nshimira cyane abantu badufashije, cyane cyane abanyamerika n'umuhate n'urukundo rwabo batugaragarije muri ibi bihe bikomeye. Ndashimira cyane rwose na Perezida Trump ndetse nabo bafatanya kuyobora bose ko bakomeje kumva impamvu igihugu cya Ukraine kirwana. Baradufashije rwose kugira ngo dukomeze kubaho muri iki gihe cy'imyaka 3 igihugu cyacu kimaze kiri mu ntambara. Rero nibindi byose, cyane cyane nk'iki kiganiro twaraye tugize nimugoroba, ibi byo nakubwiza ukuri rwose, tuba tugomba kuvugisha ukuri. Tugomba kuvuga ibintu tutabica ku ruhande kugira ngo buri muntu asobanukirwe ikibazo kiri. Ni byiza kuri twe ndetse nabumva ibyo tuvuga. Ariko ku bya Perezida Trump ndabizi neza rwose, kandi mbiha n'icyubahiro byuko avuga ko ashaka gusoza iyi ntambara. Ariko sinkeka ko hari umuntu ushaka gusoza iyi ntambara kurusha twebwe ubwacu. Twebwe abanya-Ukraine nitwe turi muri iyi ntambara, nitwe turimo kumva ububabare bwayo. Undi muntu rero kuza yigira umunyempuhwe kuturusha, aho ngaho ntabwo ndimo gusobanukirwa icyo ashaka kuvuga. Niyo mpamvu giyewe ndimo kuvuga yuko twagakwiye kujya ku ruhande rumwe, atari byo ahubwo guterana amagambo ndetse no kwicamo ibice. Byari bikwiye ko Perezida Trump ajya ku ruhande rwacu. Ibyo bintu byanabana byiza cyane mu guhagarika Putin. Perezida Trump yavuze kenshi yuko azahagarika intambara, kandi ndabizi neza ko azayihagarika wenda. Ariko guhagarika intambara ntabwo bisobanuye gutakaza Ukraine ukayisiga inyuma. Ikindi ntabwo wafata umugabane igihugu cyacu kiriho ari umugabane w'Uburayi ngo usige inyuma nurangiza utubwire ko urimo kuzana amahoro. Byari bikwiye ko rero Perezida Trump asobanukirwa neza aho tugeze kuri uru rugamba. Tugeze cyagiye dukeneye abandi bantu kugira ngo badufashe kurusoza. Ako kanya Zelensky ahita aca umugani aravuga ati nubwo ntabyibuka neza, ariko Perezida Reagan, ubwo aravuga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yigeze kuvuga ngo amahoro ntabwo ari uko imbunda zacecetse gusa, ariko ahubwo ni na cyagihe izo mbunda zizaceceka burundu.
igihe hazaba hari uburenganzira bwo kwishyura ukizana, hakaba demokarasi ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ibi by'agahenge no guhagarika intambara ndababwira ko ntacyo bimaze, kuko twayihagaritse inshuro 25 zose, ariko Putin akongera agadutera. Putin amaze kudutera inshuro 25 hamaze kwemezwa agahenge. Ibi byose akaba bikoze mu myaka 10 yonyine. Nyemerera twongere tuganire. Nizera ko ukomeje kumererwa neza aho uherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuye. Jye nitwa Derek Mugabo, iyi ni Kakisa 27 TV. Ku makuru, ibiganiro, ibyegeranyo ndetse n'ibindi. Tuganira kuri izo nkuru zose, ariko tukanaganira muri bwa buryo bwa commentaire, aho ushobora gufata comment ukayishyiramo hariya, tukaza gufata umwanya wo kwicishamo amaso, kandi tukaba tunashima ko mu bigenza neza. Ku munsi w'uyu munsi twaganiriye ku makuru y'ibyabaye ku munsi w'ejo, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari icyitwaga signing ceremony. Signing ceremony ubwo wari umuhango cyangwa se hari gahunda yo gusinya amasezerano, ariko bakaba bari babiteguye mu buryo bisa n'agapate cyangwa se ikirori cyo gusinya amasezerano y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye guhabwa uburenganzira mu gihugu cya Ukraine kuzajya icukura amabuye y'agaciro afite agaciro ka miliyari 350. Zelensky murabizi ko yabanje kubyanga, akavuga ati imanuke. Hanyuma rero byaje gusoza Zelensky aje ejo, hanyuma byari inama bihinduka isoko, bihinduka intambara. Ibyo twari twabivuze twabigarutse, ahubwo icyo nje kuvuga hano niki, nje kukubwira ko hari gahunda yari ihari yapanzwe yuko nimamara gusinya amasezerano bari buhure n'itangazamakuru bakariganiriza ku byo Ukraine yishimira mu bivuye mu masezerano, ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza izakura mu masezerano, n'iki giye gufasha igihugu cya Ukraine kugira ngo aya masezerano areke gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubona amabuye y'agaciro gusa, ahubwo afashe n'igihugu cya Ukraine kugira ibyo kibona, kuko nacyo gikeneye byinshi. Gikeneye financial aid, ubwo n'ubufasha bw'amafaranga, military aid, ubufasha mu bya gisirikare, bakeneye ibyitwa security guarantee cyangwa se gihamya n'umutekano w'ahazaza uzaba urinzwe ute. Icyo kiganiro rero nticyabaye, kuko ngo twabibabwiye mu biganiro byabanje, Zelensky yashyogoranyije, yatonganye, yavuganye nabi na Trump. Bamaze kuvugana nabi, Trump aramubwira ati noneho imiryango dore ngiri irafunguye, you can move out of my premises, ushobora gusohoka ukamvira. Kera bajyaga baca umugani ngo umuntu ngiye kubwiye ngo mvira mu rugo, ngo simvira mu Rwanda. Zelensky rero nawe mvira mu rugo ntabwo yamubereye mvira mu Rwanda, kuko bamwirukanye muri Oval. Ubwo mvira mu rugo ntabwo yamubereye mvira muri Amerika, ahubwo bamwirukanye muri Oval Office, mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Amerika kwa Trump. Nawe ahita yerekeza mu bindi bice by'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arabanza ajya kuruhuka mu cyakare, azinduka aganira n'itangazamakuru. Itangazamakuru rero baganiriye iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe, kuko urumva hari ikiganiro cyagomba kubahuza bombi, nkuko byagenze we na Macron, Trump na Macron, nkuko byagenze Trump na Keir Starmer, nkuko byagenze n'abandi. Warabibonye ubwo hazaga perezida nako umwami wa Jordan, bamwita Abdallah wa kabiri, inshuti y'u Rwanda, bagiye kuganira kuri cya kibazo cy'abanyegaza bagiye kwimurwa muri Gaza bakajyanwa mu gihugu cya Jordan, abandi bakajyanwa muri Misiri. Warabibonye yuko batumiye abanyamakuru muri presidency ya Perezida wa Repubulika wa Amerika, bakaganira nyine, habaza ikibazo, ese muzakira ba, ese muzagenda bitese. Na hariya kiriya kiganiro cyabo ahantu cyapfiriye muri welcome welcoming Zelensky, kumwakira, kumuha ikaze, haba hari abanyamakuru stilo bari bamwicaje rero hahandi. Nyuma yaho urabizi ko haba hari akantu, hari intebe bashyira hano iri ibumoso bw'uwo batumiye, uwo batumiye akajya iburyo bw'uwatumiye ari we Trump. Inyuma ye haba hari akantu gahora kagurumana, muzambwira icyo kavuze, buriya nanjye simbizi, kuko njya mbona bihora bigurumana, bihora byaka. So Zelensky yahise ajya mu itangazamakuru, Trump yahise ajya mu itangazamakuru, buri umwe avuga uko ikiganiro cyagenze. Duhereye kuri Trump yatangiye avuga ku kuntu ibiganiro byagenze, arangije anavuga ku kuntu ibiganiro barimo bizagenda. Ubwo ni ukuvuga ibiganiro by'amahoro barimo Uburusiya, Ukraine n'Uburayi burimo gusaba kwinjira mu biganiro, bizagenda bite. Arangije aravuga ati twebwe
twarekuye Zelensky ngo agende abanze yitekerezaho kwanza, kubera ko nabonye arajagaraye, akeneye kubanza akagenda akitekerezaho, yamara kwitekerezaho akaza tugasinya amasezerano nk'uko yari ameze, atari bw'ibyo kujya aho ngaho abantu b'abagabo bashyogozanye, narangiza nsanga iwanjye ashyogoze. Ati he is not committed to peace agreement, ntabwo yiteguye, ntabwo ashaka, ntabwo akeneye, ntabwo ari muri pozisiyo yo kuba twajya mu biganiro byo kugarura amahoro. Bamwita Trump, niwe waganiraga n'itangazamakuru, arangije ashinza Zelensky gukunja amaboko, akanga gutanga umusanzu we ndetse no kwitambika amasezerano y'amahoro. Urumva? Akavuga ngo Zelensky ni wa muntu wumva wishakira amakimbirane, icyo akeneye ni kurwana, fight. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika twebwe ntabwo ari gahunda dufite iyo ngiyo, dufite gahunda nyinshi, ariko imbere cyane ni uguhagarika intambara. Zelensky rero ibyo ashaka, icyo ashaka ni ukurwana. Uwo ni Trump, arimo araganira n'itangazamakuru, nabyo natwe turimo kukubwira. Iyindi ngingo yavuze ati Zelensky warashaka ko intambara ikomeza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igashaka ko intambara ihagarara. None ibyo dushaka, ibyo dukeneye, ibyo twebwe dukeneye n'ibyo we akeneye nta hantu bihurira. They are parallel. Ibintu biri parallel ni ibintu biringaniye, buri kimwe cyerekeza n'ikindi cyerekeza cyangwa cyerekeza ikindi kiva, ku buryo guhura bizagorana. Ibintu biri parallel nta hantu byahurira. Ati rero twebwe ibyo dushaka byo kugira ngo habeho guhagarara kw'intambara, Zelensky si byo ashaka. Zelensky we icyo ashaka ni ukurwana. Now Trump akavuga ati twari twatanze igitekerezo cy'uko habaho ceasefire cyangwa se guhagarika intambara, guhagarika imirwano, ariko Trump akavuga ati twebwe niyo main goal yacu, ariko Zelensky ntabwo aricyo ashyize imbere. Warashaka ngo dusinye amasezerano twandikemo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishingiye ko Ukraine umutekano wayo izajya ubaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ntabwo twabikora, ntabwo ariko dushinzwe kurinda Ukraine. Twebwe icyo dushinzwe twari kubaha iby'ibanze, iby'ingenzi, ubufasha. Yavugagamo intwaro, akavugamo amafaranga make yo gufasha abaturage mu iterambere. Ibisigaye Zelensky nawe ni umuntu mukuru akirwariza. Trump akavuga ati ibyo dutekereza, ibyo dushaka gukora, uburyo dushaka kubikoramo ntaho bihuriye n'ibyo Zelensky ashaka. Zelensky arishakira intambara kandi twebwe ntabwo ibyo twabivamo. Yongeyeho n'akandi kantu aravuga ati ariko reka tubwizanye ukuri, Zelensky ntimwamubonye. Buriya Zelensky ntabwo mwamubonye, ntimwabonye imiterere ye. Reka tubanze duce muri izi point ndanze nkubwire. Iyindi point Trump yabwiye Zelensky ati bamubajije bati muzongera guhura ryari. Abanyamakuru babaje Zelensky bati babaje Trump bati muzongera guhura ryari. Trump aravuga ati ntabwo mbizi neza, ariko bijyanye n'ukuntu Zelensky yagiye arakaye bishobora kutazakunda. Twicyo tuzakora ni ugutegereza we ko atubwira ko abishaka. Natubwira ko abishaka tuzahura, natatubwira tuzabyihorera. Arangije baramubaza bati se wamwirukanye? Kuko muranabizi ko ibiganiro twakoze, inkuru zose mwabonye twashyizeho hariya heading zazo zagaragaza yuko Zelensky bamubwiye bati va hano genda. None Trump baramubaza bati se wamwirukanye? Trump arangije akora ibyo bita kuba reluctant, nyine ajya aho ngaho nyine araceceka, arajijinganya, yanga kubivuga mu buryo buri direct. Ariko icyo nacyo ni ikimenyetso, mubaze gusoma ibimenyetso n'iteganyagihe. Icyo ni ikimenyetso cyiza cy'uko kigaragaza yuko Zelensky bamwirukanye. Zelensky bamwirukanyeho, hasigara abadiplomate biwabo. Abadiplomate babo basigara baganira n'abandi badiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rwa Ukraine murabyibuka hari harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Andrei Sybiha ndetse na Malakov, uyu ni ambasaderi wa Ukraine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umugore wanarize arizwa n'ibyo arimo kubona. Hanyuma bamaze kumwirukana Zelensky arigendera, ahita ajya muri motoka yerekeza mu zindi nzira, nyine ajya gushaka harara ku hoteli yari yabukinze. Ibintu birangije bigenda neza.
hanyuma rero Trump ntabwo yiteguye kongera guhura na Zelensky igihe Zelensky ari uzaba atabivuze. Hanyuma kucyo kujyana abasirikare hariya, Leta Zunze za Amerika yavuze ati twebwe twari dusanzwe twamwemereye kuzajya tumufasha mu bindi, mu mafaranga, mu bikoresho, ariko nabyo bitari byo gukomeza intambara, ahubwo ari byo kugira ngo yirinde nejo cyangwa ejo bundi. Akavuga ati iyi diru ya miliyari 350 yari diru nziza ku bihugu byombi, yari gufasha igihugu cya Leta Zunze za Amerika kwisubiza amafaranga yacyo cyashoye mu ntambara, igafasha igihugu cya Ukraine kubona imikoranire cooperation between Ukraine and USA. None utwo twigoro twose batwitesheje, aratwitesheje Zelensky. Hanyuma rero reka twiganire ku ngingo yo kuvuga ngo niba wakurikiranye kiriya kiganiro, niba utagikurikiranye urebe mu kiganiro cyacu cyabanje twashyizeho ejo, uraza kubona yuko abanyamakuru babajije Trump atangiye gusubiza, Zelensky amuca mu ijambo. Zelensky amutiye mu ijambo uwitwa J.D. Vance. J.D. ubwo ni James David Vance, ahita aca mu ijambo nawe Zelensky aramubwira ati ariko ubwo nta soni iyo uca mu ijambo perezida. Zelensky nawe aramubwira ati asa ahubwo we nta soni iyo uca mu ijambo perezida ari wegi. Undi ati se ahubwo ko wakabaye ushimira ibyo twagezeho, nkaba numvuga ibyo twakugejejeho, nkaba numvugayo. Ati singaya, ati ahubwo wowe wigeze, ati ahubwo nuko igihugu cyacu kidafite ibikoresho bihagije kandi mubifite mukaba mwaraduhaye biki. Nibyo biki twabahaye wakabaye ushima. Ati gushima ndashima ariko sinabura kuvuga ko bidahagije. Niba se umuntu avuze ko bidahagije kandi kuko bidahagije abakoze ishyano. J.D. Vance nako Volodymyr Zelensky aramubwira ati ubundi wowe ko numva uvuga wishyize imbere, uvuga nijwi warishyize hejuru, kuvuga usakuza nibyo bitanga umuti. Mu gihe akivuga ati kuvuga usakuza, aho ngaho niho Trump nawe yamwakiriye aramubwira ati ariko ntagasakuza, aravugisha ukuri, bamuviriyeho indimwe. Nawe ikibazo nibaza, aba perezida barimo kuganira hagati ya perezida n'undi, barimo kuganira, vice perezida abakoramo iki? Naho ni perezida se? Kuki se byabaye kuri Zelensky? Kuki abandi perezida bose baje ntaho twigeze tubona vice perezida na perezida bahurira kuri uwo mushyitsi waje ngo bamutera amagambo? Ikindi, kuki bateraniye amagambo imbere ya kamera batabanje kubiganira inyuma y'amarido ngo baze muri kamera kubwira abantu ibyabaye inyuma y'amarido? Kiriya kiganiro cyakabaye cyabereye inyuma y'amarido, either bakavayo batumvikanye cyangwa se bakava bumvikanye. Uribuka ku itariki 14 z'uku kwezi gushize kwa 12, 14 yego 14 oya ahubwo ni 21, kuko 18 nibwo habaye ibiganiro byahuje Leta Zunze za Amerika n'Uburusiya i Riyadh muri Saudi Arabia. Nyuma yaho nibwo witwa General Keith Kroge yerekeje mu gihugu cya Ukraine i Kiev guhura na Volodymyr Zelensky kugira ngo basinye, kugira ngo amwereke ibikubiye mu masezerano y'amabuye y'agaciro angana na miliyari 500. Barangije barahura, bari bafite gahunda ebyiri. Iya mbere ni ukuganirira inyuma y'amarido, bamara kuganirira inyuma y'amarido ibiganiro byagenda neza bagahita baza imbere y'itangazamakuru, bari haye time basohoye, ubwo ndavuga time nyina appointment, igihe cyo kuza cyo bari buganirireho, ndetse banasohoye itangazo ry'uko bari bugirane ikiganiro n'itangazamakuru, press briefing. Hanyuma baragiye bagiye inyuma y'amarido biranga. Zelensky arababwira ati ariko munsinyisha gute miliyari 500 mwarampaye ijana? Icya kabiri, gute mwongera mugakuba inshuro nyinshi mwarangiza gihe ntimume security guarantee? Ntabwo bishoboka. Niba mwumva mushaka yuko tubana muri neza muri gahunda, mubanze mushyiremo yuko muzaza kuturinda. Niba mutazaza kuturinda sinsinya. Keith Kroge ahita ajya ku ruhande afata telefone ati mwiriwe perezida. Ati nawe wiriwe. Ati rero Zelensky yanze gusinya. Kubera iki se? Zelensky yavuze ngo kugira ngo asinye nuko muri buvuge yuko muzaza kumurinda Uburusiya. Donald Trump ahita amubwira ati vayo, mwihorere, vayo yizire, mwihorere. Amwihorera gutyo araza. Icyo nshaka kuvuga hano ni iki: ikiganiro cyahuje Zelensky na Trump imbere ya za kamera zo muri White House no muri Leta Zunze za Amerika, batabanje kubiganira inyuma y'amarido
ngo bazanire abanyamakuru final product cyari kigamije iki? Kera twajyaga twiga itangazamakuru batubwiraga yuko mu gusebya umuntu cyangwa mu guharabika byitwa defamation bigira amoko, gira ngo ni libel and slander. Libel ni ugusebya umuntu mu buryo bw'amagambo, slander ni mu buryo bwanditse, wakoresheje nk'inyandiko warangiza ukayandika ariko urimo gusebya runaka. Ariko noneho gutega umuntu umutego kugira ngo umugaragaze, to expose, ukoresha kumushotora no kumusomborotsa. Kuko vice perezida ntabwo yari akwiye kuvugana na perezida igihe perezida arimo kuvugana na perezida wundi mugenzi we. Sinzi niba urimo kubyumva ibyo bintu. Vice perezida igihe perezida ahari, vice perezida ategetswe guceceka akumva ibyo perezida baganira, keretse perezida amusabye kunganira. Ashobora kumubwira ati harya hano twari twavuze ko tuzabigenza gute. Icyo gihe vice perezida yakwinterveninga, yabyinjiramo agasubiza ibyo bamubajije. Naho ntabwo ari vice perezida wicaye runo ruhande, ba perezida bicaye uru ruhande ngo atangire ajye gushyogoza undi mu perezida. Kuko perezida ni perezida nubwo ari perezida wa tuvaro. Perezida ni perezida, vice perezida ntabwo ari perezida. Zelensky rero yumvishaga ko kuba yicaranye na Trump bihagije gutanga icyubahiro kuri Trump, ariko nawe ntasuzugurwe n'abandi bantu. Niyo mpamvu ngubwira ngo kara gatego Zelensky bamuteze kugira ngo bamwe exposing, bamugaragaze nk'igihararumbo, nk'ikintu cyananiranye, nk'ikintu kiraho. Wabonye ko na Trump mu byo avuga mu itangazamakuru nyuma yavuze ati mwabibonye, Zelensky mwamubonye, umuntu ushaka gusinya amasezerano y'amahoro mwamubonye, umujinya agira mwawubonye, imyitwarire imbere yacu mwayibonye, mwabonye ukuntu aza akadusanga iwacu akadusira ibanga. nuko yivugira. Uwo bamwita Donald Trump avuga kuri Zelensky. Ngiye rero nkakubwira nti kari agatego bamuteze kugira ngo bamushyogoze, bamurakaze, bamukuremo, bamere nk'abamukamuye nk'uko wakamura itunda, bamukamuremo ibyo bashaka kumukuramo bibi, babyereke isi, hakurikireho iki rero. Igikurikiyeho ni iki ngiki. Trump yavuze ati we are looking forward to negotiate with someone who is willing, who is committed to peace agreement. Ubu noneho ikikurikiyeho ni ukwitegura ngo turebe ukuntu twaganira n'umuntu ushaka kuganira. Kano kanotingi, umuntu ushaka kuganira, uzaganira mu mwanya wa Ukraine, agomba kuba ari umuyobozi wa Ukraine. Nta muntu waganira mu mwanya wa Ukraine atari umuyobozi wa Ukraine. Bivuze ngo Zelensky is out. Bivuze ko Zelensky bagiye kumukuraho, bagiye kumuvanamo, bashyiremo uwo bashaka bumvikana, uwo ngo bashaka bumvikana ari we bazasinyana amasezerano. Nibamara gusinyana amasezerano bamuha ibyo bamuhaye, nawe abaha ibyo abahaye, nibarangiza ibintu babigenze uko babishaka. Kuko mu mvugo ya Trump wumvaga yuko avuga ati Zelensky ni ikinani. Wumvisha ko yamucyuriye ko bamuzanye ku butegetsi bamukurura. Ubushize yaramucyuriye ngo ni umukomediye, ngo waje atazi n'ibyajemo. Amucyurira yuko ari umunyagitugu wanze gukora amatora. None ejo yaramubwiye ngo kuza kwawe ni abantu baje bagukurura ntazi icyo baguciye. Ubwo urumva ni nko yamubwiye ati wowe wari umukomediye, barangije bagukura muri komedi bakuzana kuba perezida. Ni abantu baje bagukurura ntazi icyo baguciye, bagutereka kuri uyu mwanya, baragufashije kuva wajyaho kugera uyu munsi. None uratinyuka ukavuga ibyo kandi abo bagufashaga ari abahano. Atariko twe twabyumvikanye, mwari mwabyumvikanye, mubyumvikana iki? So ubwo igikurikiye rero leta zumwe za Amerika irimo gukurikizaho ni ugushaka uburyo bakuraho Zelensky, bagashyiraho umuntu bari bumvikane nabo, kuko barimo bamaze kumwanika. Ubisi yose yavuze ati Zelensky ko ari igihararumbo, Zelensky agatinyuka. Ariko Zelensky namwemeye. Ngiye ikintu cyatumye mwemera kwa gutinya kuvuga ikikuri ku mutima, kuko nawe ikiganiro cye yahise ajya kugirana ikiganiro, yagiranye ikiganiro uyu munsi, yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru cyitwa Fox. Ni ikinyamakuru cy'abanyamerika cy'aba Republika cyo kwa Trump. Niho yagiye agezeyo aravuga ati umunyamakuru amazi atari ko se bwana Zelensky
ko bagushinje yuko wabasuzuguye buriya ntabwo wabasaba imbabazi? Ati ndi, ati nge nta muntu nigeze nsuzugura, nta n'uwo nsaba imbabazi ko ntacyo namutwaye. Kuvuga uko abanya-Ukraine biyumva, nkavuga agahinda kabo, nkavuga ibibazo bafite, nkabibwira umuntu dutekereza ko yadufasha, tuzi neza ko afite imbaraga, wadufashije kuva kera, ntawe bihuriye n'agasuzuguro. Ibyo rero ni kwitiranya ibintu. Nta muntu nasuzuguye, arangira aravuga ati se ko ariko bavuze, ubu wakubwira ngo usabe imbabazi wabyemera? None se nasaba imbabazi ntacyo nakoze? By the way, iyo umuntu avuga ati ntacyo nakoze, niyo yasaba imbabazi ababeshyi. Byonyine kuvuga ko ntacyo yakoze bisobanuye ko atemera ikosa. Niba rero atemera ikosa, ntabwo warimwemeza ku ngufu. Anyways, icyo ni ikiganiro Zelensky yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi. Ubwo nicyo tugiyeho. Arongera aravuga ati kiriya kiganiro cyacu cyabishye, ariko byagizwemo uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko cyari ikiganiro cyagombaga kubanza kubera inyuma y'amarido, barangije badutega umutego wo kutuzana mu itangazamakuru, kandi ibintu byinshi tutarabivuga. Ikindi binjizamo abantu bavuye hanze y'abari bari kuri schedule y'abagombaga kuvuga. Ntabwo vice president yakwiye kuvuga, ngiye ndimo kuvuga. Uramwumva Zelensky? Ariko Zelensky mwumva ukuntu afite gahunda yo kuvuga ati ngewe nge ndi perezida. Kuki mutanyubaho ubundi? Ngewe ndi perezida. None murashaka kumfata nk'umuntu uri aho uciriritse. Mungira umuntu uciriritse gute ubundi mwebwe? Ibyo nibyo Zelensky avuga. Aravuga ati mubwije ukuri, to be honest, aka ni akantu kari kapanzwe, baraza bakantamo. Ariko ibyo ntacyo bintwaye. Mpfa kuba navuze imyiyumviro cyangwa ibitekerezo, ibyifuzo, icyo abanya-Ukraine batekereza, bashaka, bifuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umufatanyabikorwa wacu mwiza kandi wa nyawe. Ariko gufatanya ibikorwa ntibisobanuye kudufatira no kudufata uko ushaka. Yakambije agahanga mu ijwi ritavayo neza, ryuzuye umujinya n'uburakari, nuko yari arimo yivugira Zelensky. Hanyuma rero akavuga ati kiriya kiganiro ko cyakugaragaje nk'umuntu w'indashima. Ubwo ni umunyamakuru umubaza ko cyakugaragaje nk'umuntu w'indashima, kikagaragaza nk'umuntu uri rude, nk'umunyamwaga, nk'umunyamahane, umuntu utagira umuco. Arambwira ati mva rero nkubwire, mwebwe mubifata uko mushaka, ariko kumbwira ngo ngewe nitwaye kubera ko mwari mumbajije kuki se mwebwe mwamuriyeho, kuki bo bamuriyeho bakajya kumbaza ku buryo mbazwa n'abantu ntanaza bari. Twari tuje mu kiganiro n'itangazamakuru na perezida mugenzi wanjye, abandi bavuye he? Zelensky rero afite kwiyumva ko ku rwego rwo hejuru. Bamubajije niba yaba yasuzuguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo, aravuga ati kuva nabaho sindatekereza gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sindanatekereza gusuzugura perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa undi muntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahubwo batandukanya agasuzuguro no kuvuga ikituri ku mutima. Iyo umuntu avuga ikiri muri ku mutima, iyo utagikunze urihangana, kuko kiba kiva ku mutima w'uwo muntu agira ngo akikwereke. Ibyo rero ntaho bihuriye no kuba twabasuzuguye Volodymyr Zelensky. Hanyuma ku bijyanye no kuba yatekerezaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yarigiye kumufasha kugira ngo no mu bihe bizaza namara gusinya no masezerano umubano wawo ukomeze. Yavuze ati gukomezanya umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni byiza kandi turabikeneye kandi cyane. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse ihisemo kutujugunya ku ruhande, we have a lot of partners, we have a lot of people of whom we can cooperate. Dufite abantu benshi dushobora gukorana nabo kandi ibintu bikagenda neza ku buryo utanamenya yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize itagihari. Ibyo rero bigahita bidutwara ku makuru ari hano. Ni agatweet ka vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwita James David Vance. Yagize gutya, arandika muri iki gitondo cy'uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2024, aravuga ati breaking, inkuru nyine y'ako kanya, Zelensky shuts down the Trump-Putin peace talks. Zelensky ahakanye cyangwa yamaganye, yikuye, yatsa agaciro ibiganiro bya Trump na Putin. Murabizi ko ku itariki 18 byabaye
no ku itariki ejo bundi 27 birongera biraba. Ibyo biganiro byose harimo ingingo eshatu. Leta zumwe za Amerika irabana ite n'Uburusiya, Uburusiya burabana bute na Ukraine. Ingingo ya gatatu ni ubucuruzi hagati y'Uburusiya n'igihugu cya Leta zumwe za Amerika n'igihugu cya Ukraine, ubwo ni ugusinya amasezerano y'ubucuruzi. Now Zelensky ibyo biganiro bakoraga bamuvugaho aravuze ati that is rubbish, wo n'umwanda, nta kintu kirimo, nta bintu mutubwira, ibintu muganira tudahari, it's none of our business, ntago bitureba. Uyu munsi wo ni Zelensky arangije ahita akora icyitwa demand, asaba agera kuri miliyari 250 z'amadolari Leta zumwe za Amerika mu banyaburayi kugira ngo bamufashe gusoza iyi ntambara, hepfo aravuga ngo he says he will not accept any peace deal negotiated by Trump and Putin. Urabivugaho iki? Nawe wagira icyo bivugaho. Ibyo Trump avuga n'ibyo Putin avuga, yewe Zelensky ntago, never, sinzigera byemera. Ahubwo reka abanyaburayi banyihera amafaranga, amadolari miliyari 250, nindangiza mbona uko nsoza ino ntambara. Duhita twigira ku ruhande kubera iki abanyaburayi batatumiye muri aya masezerano, kubera iki abanyaburayi basabye kuyajyamo bikanga, kuki abanyaburayi batumva gahunda yo gusoza iyi ntambara bagashaka kikomeza. Se Zelensky wari ku ruhande rw'ukihagarara cyangwa ari ku ruhande rw'ikomeza? Aho ngaho ku ruhande rw'ukikomeza Trump yavuze ati Zelensky arashaka ko intambara ikomeza. Ku ruhande rw'abanyaburayi Trump yaravuze ati bano bantu baje kubangamira inyungu za Leta zunze ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu Leta zunze ubumwe za Amerika yarigiye kwipyaturira akadiru. Kariya kadiru iyo gacamo bakagasinya yarigiye kumera nkaho ifite 30% by'ubutunzi bwa Ukraine bwari kuba buri maboko ya Trump, mu gihe igihugu nk'Ubwongereza cyangwa se Uburayi bwari bwo bwose, abanyaburayi bose badafite nibura 5% by'umutungo kamere w'igihugu cya Ukraine. So bafite gahunda mu gutuma ibiganiro bitagenda neza kujya mu gutwi kwa Zelensky, bakamusezeranya ibintu runaka, bakamubwira utundi, bamara kutumubwira akaza yuzuye, yagera imbere ya Perezida Trump ho kugira ngo agaragare nk'umuntu waje mu biganiro. Umuntu waje mu biganiro rega burya niyo uwo muganira waba umusuzugura, habaho kwiyoroshya, ikindi igihugu cya Leta zunze za Amerika super power. Leta zunze za Amerika ni igihugu cyabyuka mu gitondo kikavuga kiti Ukraine ntago tukishaka ku isi, kuri map y'isi. Ibyo bigakunda bidatwaye igihe kirenze amezi 3, iminsi 90, Leta zunze za Amerika yajya muri projet yo gusiba Ukraine kuri map y'isi kandi bigakunda. Leta zunze za Amerika ni igihugu gifite ubushobozi bwo kuvuga ngo havuka ikindi gihugu ahantu runaka. Urugero, havuka igihugu cyitwa Kivu y'Epfo, nako igihugu cyitwa Kivu, Republic of Kivu, kibe gifite intara wenda reka tubare 3, Ituri, Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo. Leta zunze za Amerika yabyuka mu gitondo kavuga icyo gihugu tugishaka mu mezi 3 kibe cyabonetse, bagahita bagisha no kuri map y'isi. Ibyo bintu byakunda. Uwo muntu ufite izo ngufu ho kugira ngo umucire bugufi muvugane muganire umutera hejuru gutyo. Hari ikinyamakuru cyanditse kiravuga ngo Trump yari ameze nk'umubyeyi urimo kuganira n'umuhungu we. Buriya umubyeyi yarimo kuganira n'umuhungu we nta nubwo wemerewe guhuza nawe amaso gutyo. Iyo agiye kukureba uhita ureba hasi, wabona arebye hirya ukabona kumureba. Iyo umurebye gutyo aravuga ati kagahungu kakuze, ndavuga nawe ukavuga, niko biba bimeze ubundi. Kugira ngo rero mugaragarize ko wamuhaye icyubahiro, ntabwo mureba mu maso. Iyo akurebye uhita ureba hasi, yavuga ugaceceka, yabaza ugasubiza gutyo. Ni nako Zelensky yarakwiye kwitwara rero. Ariko we kubera ko afite ingwe atekereza ko imuhagarikiye, aravuga ati ngomba kuvoma. Trump yaba bishaka yaba atabishaka ayandi yavoma da, kandi rwose biracamo. So yari afite icyo yizeye rero bwana Volodymyr Zelensky, kikaba aricyo cyatumye yitwara kuri. Gusa yatawe mu mutego w'abanyaburayi bashakaga wa Leta zunze za Amerika. No kuvuga ngo ari mu mitego ibiri. He's a pawn. Muzi ibyo bita pawn.